Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero nitwa Donatilla benshi akabanzi ku izina rya Tadienne. Nimba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane kuri Dona Official. Nimba wakanze subscribe warakoze cyane, ariko nimba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe ugakanda no kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification yuko na uploadinze video. Tugiye kurebana bimwe mu bintu byakwereka ko umubano urimo nta hantu uzakugeza cyangwa se umubano urimo utazaramba. Ikintu cya mbere kizabiranga, uri umuntu uyoborwa n'amarangamutima cyane. Aha uri wa muntu uri muri relation n'umuntu, uri wa muntu ushyuha, uri wa muntu ibintu byose biza ukaguruka, ukaborwa n'amarangamutima yawe, ibintu byose ukabishyira ku karubanda. Nimba ari ukumeze cyangwa se niba ari ukumeze, tangira ugenzure amarangamutima yawe. Ikintu cya kabiri, mugirana ibihe byiza gusa iyo muri mu buriri, ariko nyuma y'uko icyo gikorwa kirangira cyangwa se nyuma y'uko muhura hakaba habayeho icyo gikorwa, nyuma yaho nta kindi gihe mwongera kugirana, nta bindi bihe mwongera kugirana byiza. Cya gihe muba mwishimye, ariko nyuma yaho ugasanga umuntu yabaye intare, ni inkotsa yibereye aho ngaho. Ikintu cya gatatu, ntajya yita cyangwa se ntajya gutega amatwi mu gihe muri kuvugana cyangwa se mu gihe uri gutanga igitekerezo cyawe, ntago ajya yumva yuko ushobora gutanga igitekerezo kizima. Ikintu cya kane, uzisanga wakoze cyangwa se uzisanga uri muri relationship cyangwa se ufitanye umubano n'umuntu wita ko ari umukunzi wawe, uzisanga udakunda inshuti ze kandi nawe adakunda inshuti zawe. Muzisanga ibyo bintu bibiri bibabaho. Cya gihe umubano cyangwa se muba mutangiye kubona nyine hari ibintu bitagenda, icyo gihe uzisanga udakunda inshuti ze kandi nawe adakunda inshuti zawe. Ikintu cya gatanu, ni cya gihe uzisanga uri gukunda ibyo gusa cyangwa se uri kugira ngo umunezeze, uri gushaka kugira ngo umushimishe, mugumane kandi nyamara we ntabwo muri kumwe, ntabwo muri kuri level imwe. Ari gushaka yuko warambirwa ukagenda, ariko ubundi ntabihari. Ikindi kintu cya gatanu, umukunzi wawe nta na rimwe, uwo twakwita umukunzi wawe nta na rimwe azaguha agaciro mu gihe uri gutanga igitekerezo cyawe cyangwa se mu gihe uri nko kubwira abandi bantu. Azumva ko ibyo uri kuvuga byose ari amahomvo cyangwa se azumva yuko ibyo uri kuvuga nta kuri kurimo. Uzisanga arimo aragusebya muri bagenzi banyu cyangwa se ahantu uri kuba watanga ibitekerezo runaka, icyo gihe uzisanga arimo aragusebya ko nta kintu uzi, niba na ngombwa kuvuge ko mu mutwe uri bu. Ikindi kintu cya gatanu, uzisanga wihanganira amafuti ye yose cyangwa se wihanganira ufunga umwuka, ku buryo ari wa muntu ushaka gukora amakosa amwe n'amwe cyangwa se ushaka kugira ngo mudatandukana, ugasanga uri kwihangana mu gihe icyo ari cyo cyose. Cya gihe uzisanga urimo urahumiriza, urimo kwirengagiza yuko ushobora kuba hari amakosa uri kubona cyangwa se hari ibyo uri kwihanganira. Muri icyo gihe uzatangire kumenya yuko umubano wawe ufitanye n'uwo mukunzi, twakwita umukunzi wawe, utameze neza. Igihe cya gihe wisanga ari wowe yenda hari defo cyangwa se hari ingeso afite yenda mbi ntashobora kuzicika, usibye yuko mbere yuko umukunda, ntabwo nzi neza ko waba waratekereje yenda ko hari ibintu yenda ushaka kuzihanganira. Niba hari ibintu waba wabashije kubona ko wakwihanganira aka kanya bikaba birenze ubushobozi bwawe, cyangwa se bya bintu wavugaga ko wakwihanganira ukaba ubona aka kanya bitari gukunda, ujye umenya yuko mwatangiye kuba nk'abantu babiri mutari ku rwego rumwe, cyangwa se nka ya 200 iri paralele itagihura na rimwe. Tangira umenye cyangwa se tangira wige kumva nimba hari ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, ukaba ubona uri guhumiriza, uri kwisanga ari we wapfiriye muri Yesu, niko twavuga. Ujye utangira umenye ko uwo mubano urimo
ntago ari shyashya. Ikintu cya munani rero uzisanga wakoze ni cya gihe muhora mushwana ku bintu bito bito, ku bintu bitakagombye kubashwanisha cyangwa se ku bintu mutakagombye gutindaho ariko kuko umubano wanyu utameze neza mugahora mubitindaho. Ikintu cya cyenda ntabwo mwizerana habe na gato, ni cya gihe mugeze ahantu mwese mukekana ko mushobora kuba mucitingana. Ni hantu buri wese aba yumva mugenzi we imbere ye ashaka kumureba akabona yuko wenda avuye mu busambanyi, avuye mu bandi bakobwa, avuye mu bandi bahungu cyangwa se mu bandi bagabo n'abasore. Cya gihe ubona yuko mugenzi wawe uri kumukeka cyangwa se muri gukekana mwembi, icyo gihe umubano wanyu nta na rimwe uzabagirira cyangwa se nta yindi ntambwe muteze gutera, ahubwo muzaguma aho ngaho. Ikintu cya cumi rero uzasanga mu mubano wanyu ushobora kutagenda neza, ni igihe uwo muri kumwe aba ashaka kumva imishinga yawe cyangwa se ibyawe kubyumva cyane, ariko we adashaka kumva kuba yakubwira ibye. Ni wa muntu uhora ashaka kumva ibyawe gusa, se byagenze gute, ese komera uko waratangiye business byaje kugenda, byose agahera kuri A kugera kuri Z, ariko we atakubwira byibura na A. Ni wa muntu ushobora kukumva gusa, we adashaka kukubwira nyine adashaka kukubwira ibye. Ikintu cya cumi na rimwe ni igihe icyo ari cyo cyose muhorana mu bihe bibi, mutongana, mushwana, rimwe na rimwe hakaba hazamo n'amakimbirane, mugatimburana, mugaterana ingumi n'amakofi, amenyo akavamo cyangwa se mukaba mwakomeretsanya. Ikintu cya cumi na kabiri uzabona mu mubano wawe utagenda neza cyangwa se bitazaramba, ni cya gihe umukunzi wawe ahorana umushiha n'imijinya idashira, ari iya buri munsi gusa. Ni wa muntu abantu bose bazi ko agira umushiha cyangwa se imijinya. Birashoboka yuko ushobora kugera muri periyode, ni urugero nko ku bakobwa, hari igihe yenda baba bafite bumva batameze neza, ushobora kuba ufite agashiha, ariko nako ntabwo kaba karenze ku buryo ushobora gushihura umuntu ku rwego umuntu ashaka kukurakarira, umwe, babiri, batatu, 10 bose bakaba bakuzi ko uri umunyamujinya, uri umuntu urakara ku rwego rwo hejuru. Kandi n'icyo gihe iyo kigeze ni iminsi 2, 3 ntabwo biba bikaze, kandi nabwo ntabwo wabura kuvugana n'abashuti bawe cyangwa se n'abavandimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo mushihurane, ariko kandi n'icyo gihe uba ufite kwikontorora. Ushaka kumva utameze neza, uri buvuge nabi, ukaba wakuraho telefone, ukaba wakwirinda kuba wahura n'abantu. Nyuma y'igihe runaka ugasubizaho telefone, ukavugisha abashuti bawe, nimba hari n'ubwo ushobora guha excuse, ukaba wamubwira ko wari ufite akabazo karangiye kakemutse, ugasubira mu buzima busanzwe. Ariko niba ubona yuko umukunzi wawe ahorana imishiha, ahorana imijinya, ari wa muntu mushaka kuba mwarakaranyije, ukabona afashe nk'itasi ayikubise hasi, jya umenya yuko iyo ari ingumi ya mbere yakagombye kuba aguha mu matama cyangwa se aguha urushyi mu itama. Niba ari wa muntu ushobora kuba hari n'ukuntu umuntu agira umujinya agakubitinze ibipfunsi, nyine ukabona ni wa muntu ufite umujinya w'umuranduranzuzi, niko bajya bavuga, cyangwa se wa mujinya ukomeye, wa mujinya wumva yuko ari mubi, ushobora kugukoresha ibintu bibi, ushobora guhitana umuntu cyangwa se ukarakara ugahonda umuntu ugasanga aranapfuye, baragufunze kandi washoboraga kwikontorora wowe ubwawe. Ikindi kintu cya 13, igihe umukunzi wawe cyangwa se twakwita nk'umukunzi wawe umubwira amabanga yawe akaba yayajyana ahandi cyangwa se yayamenera abashuti be, abo twakwita nawe nk'abashuti. Igihe umubwiye amabanga yawe akayajyana ahandi, tuvuge urugero rworoshye, uri gushaka gukora projet runaka, agiye yivuga mu bashuti be, yenda harimo umunyabwenge uhita ukacinga up vuba, arahita ayishyira mu bikorwa, usange ugiye gukora ya projet yawe, usange ku isoko yarariwe kera. Ni wa muntu, ni wa mushuti wawe cyangwa se ni wa mukunzi wawe utagira amabanga.
proje zose ashyira hanze, amabanga yanyu yose ayashyira hasi, nze ibintu byose nakwita by'ibanga byose biba byagiye hanze. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ushobora kuvuga amabanga utari ugambiriye kuyamena cyangwa se utari ugambiriye kubivuga, ariko se ni gute ushobora kuba uzi ko umuntu mwabikanyije amabanga mwiwe, ukambwira ngo ugiye ku mushuti wawe urabivuze ngo wisanze wabivuze, byibura se iyo uri kubivuga useka uri gutanga sitori abantu bateze amatwi, uba wumva yuko cyangwa se uba ubona yuko nta ngaruka zizaba mu gihe noneho uri kuvuga uwo nakwita umushuti wawe magara, umukunzi wawe, wa wundi uvuga ngo uyu nguyu nanjye amfitiye amabanga, ujya kumuvuga kubera iki? Rimwe na rimwe ntawamenya ugasanga noneho hari n'abantu yenda batandukana bagahita bavugana, ariko nyamara ukazababona basubiranye inyuma. Umuntu akubajije buriya wavugaga iki, wasubiza gute? Watandukanye n'umuntu uri kumuvuga iki? Uri kumuvuga yenda nabi cyangwa se neza, ariko akenshi aba ari nabi. Nyuma y'igihe runaka y'amezi abiri, atatu cyangwa se y'icyumweru tubonye musubirana, uwakubaza ya magambo wavugaga cyangwa se wamuvugagaho cyangwa bya bindi bibi byose wamuvugagaho, aka kanya biba byahindutse. Mwige kubika amabanga, mwige kutavamo bagenzi banyu n'abashuti banyu ku buryo muba bizerwa kuri bo. Niba umuntu yarakugiriye icyizere ntaza gutakariza icyizere, buriya ni byiza ko uba ufite umuntu ugufata nk'akadasohoka cyangwa se nk'inshuti ye y'akadasohoka, ashobora kubwira ibintu bye byose akumva aratekanye, akumva uri wa muntu utazamuvamo. Mugire amabanga, mwite kuri izo tips zose nababwiye, urebe koko wigenzure umubano urimo, ese ngomba gukomeza cyangwa ngomba kugarukira aha ngaha. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, ma like, ma comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Nimba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe. Mwakoze cyane.